inkomezi naniwe urubutunzi ndondera uri byose muri byose ndakugomba ko byose mwamu ndetse n'abangowe uri byose muri byose Yesu mwana w'intama zina ryawe rirahebuje Yesu Yesu mwana w'intama zina ryawe rirahebuje nilikuwa mtoto sasa mimi mzee sijaona siku moja umenitupa jinsi wanilinda kama mboni lako hesabu ya nywele zangu wasielewa wewe ndiye Mungu hubadiliki Eloi baba yangu nakuabudu uaminifu wako huna kipimo nayo matendo yako ninayajua Amen. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose ku isi aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe ni bya Mungu Etienne kuri Mind TV uko mbabwiye aho bukeye reka tubahe mwaramutse namwe tubirize abumva ururimi tuvuga abanyarwanda abarundi bavuga ikinyarwanda hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyamurenge abanyamasisi abanyejomba abanyabwisha ndetse n'abahaba hariya muri Tanzania abahema bahariya muri Uganda bari muri Afrika abari muri Aziya abari ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika tutibagiwe na Australia mwebwe mudahema kudukurikirana reka twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi twongeye kwakira umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice ni ku nshuro ya kabiri reka twongere tuguhe ikaze ariko kandi tunabamenyeshe ko iki kiganiro n'ubundi kizaca kuri Mind TV na Rwanda Samaritan Choice na Rwanda Samaritan Choice Ministries n'ubushize nkuko twabikoze reka rero n'ubundi tuguhe ikaze murakoze cyane Etienne hanyuma rero n'ubundi mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina reka wongere wibutse baba abagukurikiranye mu kiganiro twakoranye ubushize ndetse n'abatujoyininze bwa mbere baze kumenya uri muntu ki nitwa Vanessa cyangwa Vava cyangwa mama w'amahanga nkuko nabibabwiye ubushize cyangwa ayo mazina yanjye urakoze cyane kongera kwitaba ubutumire bwacu reka tubwire abadukurikirana rero ko uyu munsi turaza cyane cyane kwibanda kuyobokamana kuko tubabwira ko Mind TV ari ugusana ibyangiritse hari byinshi byangiritse mu buzima busanzwe ariko kandi ntibyasize no muyobokamana ubushize twabikomojeho dusa nk'abataruka tuvuga ko uri umukozi w'Imana ndetse uri na pasiteri ariko kandi ari ibintu ngo iyo wivuga ngo udakunda kubivugaho sinze impamvu ariko byenda tukiraho wabanza ukadusangiza ubuhamya mu ncamake Pastor Vanessa cyangwa se Vava waba warakijijwe gute ego urakoze cyane urakoze gutangirira aho ngaho nshimiye abantu bose bagiye kudukurikira banakore subscribe ariko kandi kuri Rwanda Samaritan Ministries baza ari benshi badushigikire
tuzajya dutanga ibiganiro bitandukanye ari motivation donc guhumuriza abantu imitima amatestimony kuramya Imana no guhimbaza Imana byose dufite gahunda zo kubikora turacyarimo kwitegura neza ariko mujye kuri Rwanda Samaritan Ministries Rwanda Samaritan Choice Ministries ni channel isa nkaho ari nshasha mudushigikire murakoze cyane ariko uwo muryango nkuko twabibabwiye ni umuryango watangiye muri 98 aho nkuko tutasubiramo cyane ariko cyane mukora ibikorwa byiza byo gufasha abatishoboye imfubyi abapfakazi ibikorwa byinshi bitandukanye nkuko mwabitubwiye ubushize murakoze cyane ndumva ugerageje kubisobanura Samaritan Choice n'ubundi ireba ku bana b'imfubyi abakene abantu babana n'ubumuga n'abantu b'abapfakazi niyo mirimo yayo rero impamvu wambajije wigeze kumbaza kare urambwira uti ko kudakunda kuba kuri pastor nibaza yuko pastor byiyongera ku bintu abantu baba bakora kandi jewe ntekereza yuko neza pastor nyine iba ari n'ibikorwa byiza n'imirimo myiza n'amatitre nyine ariko agomba kuba afite imirimo myiza donc abantu bakakureba bakaguhamiriza ukavuga uti kweri uri akwiye kuba pastor ariko nago genda wirata ngo ndi pastor uretse yuko atari bibi kuvuga ko uri pastor hanyuma rero nari nkubajije bye naho ubuhamya mu ncamake ni gute waje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urakoze cyane hano harimo testimony kandi ndabizi neza ko ifasha abantu benshi ukuntu jewe nakiriye agakiza ndi umuntu ukunda music mu buzima bwanjye najyaga mu matorero kubera gukurikira music nagendaga nari umukatolike cyane kurusha ukuntu nari umurokore nagendaga mu barokore kubera gukurikira izindi ndirimbo zabo ariko mu by'ukuri jewe nari umukatolike n'ababyeyi banjye nasanze nyine ari ryo dini rya mama na data nyuma rero nkazahora mbivanga nkajya muri service ya mbere y'abakatolike ariko nyuma hagera mu masaa 3 saa 4 nkahita nirukira mu barokore ariko mu by'ukuri najyagayo nkurikiye ukuntu baririmba ukuntu baramya Imana ukuntu bahimbaza Imana ndabifite rero na musaza wanjye nawe yakijijwe buhoro umusaza wanjye agenda atumenyesha ibintu by'agakiza ariko twumva ni ibintu bitatureba ni ibintu nyine bitari ibyacu kera bavuga ngo agakiza n'akabantu bashaje sinzi ko ubyibuka ariko ntago ariko bimeze agakiza keza n'akabantu nyine bakiri bato bashobora guhamya Kristo bashobora kumuvuga uko ari rero nyuma nagendaga kumva iyo muziki barangiza kuramya Imana no guhimbaza Imana nkahita ntoroka nkahita niruka umva ko ijambo ry'Imana bitandeba batari ibintu byanjye ariko nyuma ari ugiye natinze muri eglise nk'ukwezi kumwe amezi 2 ntangira kumva ijambo ry'Imana rinjoheye ntangira kumva ko ari ibintu bigisha by'ibyaha bagenda batusha gatoya ukavuga uti okay sindi intungane ari byo nakoze bidakwiriye ubu ngubu nibaza yuko hageze guha Kristo ubuzima bwanjye cyane ko nari umwana muto nkifite imyaka 15 urumva iyo myaka 15 iba ari imyaka nyine igezweho gukunda nyine ibintu by'isi cyane ariko nagize Imana imfata nkiri mutoya ndibuka yuko natangiye kuririmba muri Sunday school nifite nk'imyaka mikeya 15 gutyo no 14-15 naje kwisanga nakiriye agakiza kandi ntangira gukunda ibintu bya Kristo gutyo ego hanyuma Vanessa nko bivuze n'ubushize babikomojeho nubwo wakijijwe ukaba ugira n'impano y'uburana sinzi n'ubundi kugira ngo twinjire muri iki kiganiro nimba waturirimbira nk'akavensi kamwe okay reka ndirimbe indirimbo irimo kumfasha muri iyi minsi bitewe wenda n'ibihe turi mu bihe bigoye cyane ibihe binanije abantu baba Kristo runo rugendo turimo turacamo muri iyi minsi ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyo ndirimbo iravuga ngo uri nkomezi iyo naniwe ngo ubutunzi ngo ndondera uri byose muri byose urakoze Mwami Yesu urakoze kuko uduhaye gutangiza ikiganiro amahoro
kandi urakoze kuko wadushigikiye kugira ngo tugikore, urakoze kugiye kudushigikira muri kino kiganiro tukarinda dutangira amahoro tukanarakirangiza amahoro. Icyubahiro ikuzo bikomeze bibi byawe, ukore ku mitima y'abantu benshi kandi ugirire neza umuntu wese yumva acitse intege muri bino bihe, umuntu wese yumva ananijwe n'urugendo, umuntu wese yumva agukeneye Kristo. Turakwinginze kugira ngo umutabare, ugaragare, wiheshe icyubahiro, tukubone, tukumve, tugendane nawe, twumve Mana mu buzima bwacu bwa buri munsi kuri kumwe natwe. Urakoze kuko ubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ngiye gutangira uri nkomezi yo naniwe. Uri nkomezi naniwe, urubutunzi ndondera, uri byose muri byose. Ndakugomba ko byose mwamu ndetse n'abangowe, uri byose muri byose. Yesu mwana w'intama, zina ryawe rirahebuje. Yesu, Yesu mwana w'intama, zina ryawe rirahebuje. Nilikuwa mtoto, sasa mimi mzee, sijaona siku moja umenitupa, jinsi wanilinda kama mboni lako. Hesabu ya nywele zangu wasielewa wewe, wewe ndiye Mungu hubadiliki. Eloi baba yangu nakuabudu, uaminifu wako huna kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Amen. Amen, amen. Uri umuhanzi ndumva urimo guhogoza mu by'ukuri abantu bahita bajya mu mwuka. Hanyuma nk'uko wari ubivuze wakundaga kuramya, uvuye mu bakatolike ugiye mu barokore, wakiriye agakiza, wowe ubwawe n'izihe mpinduka zabaye? Nagize impinduka nini cyane kuko kuva icyo gihe hari ibintu bimwe na bimwe nemeraga cyangwa nakoraga, nabaye nkaho ntakaje ku bwa Kristo. Ikindi nahise nyoboka kwinjira muri Sunday school, mu bantu b'abana ariko b'abaririmbyi. Ibyo nabyo iyo uhungiye muri izo nzira akenshi cyane biragutabara, bituma ko hari ibindi bintu ukora cyangwa udakora. Hari ibyo uba wemerewe gukora, hari n'ibyo uba utemerewe gukora, birakurinda kwa niko nabivuga. Rero byarangiriye neza cyane. Hanyuma nko muri uyu murimo wo gukizwa cyangwa se urugendo rugana mu ijuru, ni nk'ihe mbogamizi ikomeye cyangwa se nk'ikintu wigeze uhuriramo nacyo cyababaje umutima wawe? Ibintu bibabaza umutima wanjye mu rugendo rwa Gikristo ni byinshi cyane. Jewe nakuze ndi muri departement y'abaririmbyi. Iyo mvuze ku bintu byo kuririmba mpita nibuka ibibazo byinshi nahuriye nabyo mu makanisa atandukanye. Abaririmbyi buriya bahura n'ibibazo byinshi cyane. Ushobora kuza mu marepetition cyangwa ukaza muri ibyo biterane bakora, ariko ushobora kumara nk'iminsi 2 cyangwa 3 utariye, ntihagire umuntu n'umwe umenya ko
ushonje akenshi cyane rero usanga abaririmbyi bambaye ubusa usanga abaririmbyi bashonje usanga abaririmbyi bakubititse nimba ari Imana ifunga amaso abantu b'abayobozi kugira ngo wenda ikwigishe nabyo ndabyemera hari igihe ituma abantu batakubona hari igihe abantu batakubona kubera ko Imana iba yabafunze amaso ariko iyo batangiye kubafunga Imana itangiye kubafungura amaso donc hari ikintu bakora ku buzima bwawe rero imyaka myinshi cyane nabayeho mu baririmbyi nabayeho mu buzima bw'inzara mu buzima bwo kubura amatike hari ikintu nibutse yewe na murumuna wanjye twagendanaga nyine twarakuranye dukorana imirimo itandukanye hari igihe twagendaga muri bisi ugasanga tugiye muri repetition tukajya muri bisi nta mafaranga dufite noneho kubera ko yewe ntago nakundaga gusakuza cyane petite sœur wanjye we icyo gihe yagiraga amahane yari umushapu cyane yewe ubona nyine nta bintu by'ubushapu mfite noneho wa mukonvoyeri yatubwira ngo twishyure amafaranga akamubwira ngo twebwe nta mafaranga dufite konvoyeri akavuga uti ni gute mwinjiye mu modoka nta mafaranga mufite petite sœur akavuga uti se twari kureka kujya gukorera Imana ngo kubera ko nta mafaranga dufite nyine ntayo dufite ubwo iyo twageraga ahantu nyine tuvamo yewe nahitaga nsa nkaho nirutse noneho petite sœur agasigarana na konvoyeri noneho agasigara nyine atera induru noneho abantu bari muri bisi bakumva bakatwumvira imbabazi akenshi cyane bakatwishyurira rero ibyo ni bimwe mu bibazo twagiye duhura nabyo byagiye bituma yego dukunda Kristo cyane ariko dufite igikomere giteye ubwoba inzara ubukene n'ibindi byinshi cyane kandi ibyo mu kiganiro cy'ubushize watubwiye ko wabuze ababyeyi mukiri batoya ego je nabuze papa nkiri umwana mutoya niga muri primaire urumva n'abankurikira bose nuko nguko twarezwe rero na mama hama ikindi twari dufite ahantu ho kuba dusa nkaho dutashe mu Rwanda tuza nyine mu buzima bugoye tudafite aho kuba mama yarasigaye i Burundi dushikira mu miryango nyuma mama aza kugaruka tujya kubana nawe tubana na basaza bacu basaza bacu akazu nyine ka chambre na salon gatoya tukayibamo turi abantu barenze 5 urumva umusaze wanjye akora muri interieur akaza kinjira akazana n'umushyitsi ukiraho waruvuze byenda mwaje muhunguse muve Burundi muri 1996 tuva mu Burundi tujya mu Rwanda ababyeyi bawe bahungiye mu Burundi ryari bahunze muri za 50 na kangahe gutyo muri za 59 cyagihe benshi bahungiraga mu bihugu by'ibituranyi hanyuma muza guhunguka muri 1996 ubwo rero mama rero kubera ibibazo bya family nubango mama wanjye yari umunyabutare na papa wanjye nuko nguko ariko kubera ko famille zabo zose zapfuye mama wanjye ntago muri genocide ntago yumvaga afite wa mutima wo kuvuga ngo agaruke mu gihugu atwohereza rero muri family cyane ko harimo bamwe bavuga ngo bagiye kutwishyurira ibintu by'amashure ariko ntago byagenze neza nkuko babipangaga rero tuza kubana rero n'abasaza bacu tugiye kubana aho ngaho urumva rero rimwe nawe urabyumva ubuzima ni struggle abantu benshi babinyuzemo ariko n'ubuzima bubabaza abantu ariko kandi butuma abantu barushaho gukura hanyuma muri urwo rugendo rw'ubukene rw'ubuzima bukomeye rw'ubupfubyi bwo gukunda Imana bwo kubura ubushobozi no kubura amatike izo nzira zose zikomeye waciyemo nirihe somo wabikuye isomo rya mbere nabikuyemo ni isomo ryatumye nshinga iriya organisation Rwanda Samaritan Choice kuko Rwanda Samaritan Choice ukuntu yaje kuvuka yavutse kubera gutekereza kuri background gutekereza ku buzima bw'abantu baba baranyuzemo hari ibintu bibiri ubushize navuzemo kimwe ubushize navuzemo ikintu cyo kuba naratekereje ku buzima data yabayemo ninde yamugwaje ninde yamugaburiye ninde yagize iki byatumye nyoboka kujya mu bitaro gufasha abantu batawe abantu badafite kivurira abantu babakene barimo ntago mbafasha kubera ko ndi umukire icyo noneho n'icyo gihe n'uvango nari umunyeshure ariko nari mfite amaboko nari mfite gutekereza nari mfite kuba nakora ikintu bita mobilisation
kuba nakwegera nkegera undi twese noneho nkaza nkakwereka ati hano hari umuntu ubabaye hari ikintu twakora kubw'uyu muntu kugeza n'uyu munsi nimba mfasha abantu ntago mfite ubushobozi nta kazi ngira ntaho nkura ariko ndakubwije ukuri ikintu cya mbere bavuga ko gufasha atari ukuvuga ngo ufite ibintu ahubwo gufasha ni umutima ukunze kuko uyu munsi ushobora kwegera umuntu ugasanga umuntu afite amafaranga ariko ntafite wa mwanya noneho giye Vanessa mfite umwanya icyo mbura na amafaranga noneho nshigikiranye nawe fatanyije nawe hari ikintu twakora muri iyi si hari ikintu kinini twakora icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri natekereje ku idini natekereje ku idini nabaye confused ntago nigeze mbivuga ariko nakavugaho gatoya navuze yuko umuryango wanjye ari katolike cyane sibyo hama aho twebwe twashikiye ari umusaza umunyadini kabisa ni umukatolike bya bindi ntago wamuhindura rero iyo wavuga ngo ugiye mu kujya mu barokore yakubwiraga ko urimo uratakaza inzira zo kuzabona so papa wanjye yapfuye ari umukatolike ariko giye mu gihe cyose ndimo nderekeza mu barokore nuvuga ngo ndimo ndatakaza inzira zo kuzamubona kuko nafashe inzira yanjye nuvuga ngo nubwo nazapfa sinzabona data mu yandi magambo yavuga ko byenda abarokore ari inzira y'ubuyobe ni inzira y'ubuyobe butazanagira n'ahantu bongeza noneho ikindi kintu nagaruka muri barokore sasa noneho nabo nkumva abana ntibavuga kimwe n'abakatolike noneho ndagenda mba confused ndavuga nimba bimeze bitya idini nyakuri ni irihe oh god ndi muri uko guhungabana gutyo nibaza se ndaba umukatolike ndaba umurokore se numva ndacanganyikiwe ariko mfashe Bibiliya kandi wari umwanya mwiza w'amahitamo rero yo kabyaraho kubera ko yari n'imyaka myiza y'amahitamo yo guhitamo avuga ndashaka gukora kino kintu kandi nico ngomba gukurikira hama sizi ukuntu nasomye muri Yakobo navuze yuko igira parti nziza cyane igice cya mbere icya kabiri kivuga neza ku idini kivuga neza ku mirimo myiza kivuga neza donc icyo ugomba guhitamo mu buzima noneho sinzi ahantu nasomye hambwira ngo idini nyakuri Imana yishimira ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 aravuga ngo idini nyakuri Imana yishimira ngo ni igihe umuntu azaba agwaye ukajya kumusura ngo ni igihe umuntu azaba ababaye ukamuha ijambo rimuhumuriza ngo ni igihe ngo umuntu azaba afunzwe ngo cya gihe ngo utanamuzi sinze kugusura kubera ko dufitanye isano sinze kugusura kubera ko uri ubwoko bwanjye singukunde kubera ko hari ikintu runaka duhuriyeho ahubwo wa muntu utazi mugirire neza aho ngaho uza uri mu idini nyakuri Imana yishimira bitandukanye cyane n'inyigisho z'iki gihe n'inyigisho z'iki gihe donc zikurura zijyanira nimba ndi umurokore nkumva ko ngomba kuba umurokore ngomva ko abantu bose ngomba kubazana muri Christianity donc mu murongo we wemera mu murongo jewe nemera nimba ari umuyisilamu nawe agashaka ko abantu bose bahinduka abayisilamu nimba ari umukatolike nawe no igisha Kristo wigisha ibyo yakwigishije hama mugendane kandi abantu benshi bagukurikira kubera kuri muratanga ibintu by'ukuri hanyuma Pastor Vava nkuko nubundi twagiye tubivuga cyane cyane tuza gutinda kuyobokamana kandi kuri televiziyo Mind bisobanura nubundi tumende nyine ubwayo no gusana ibyangiritse ariko kandi tukabisana duhereye mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze hanyuma kuyobokamana muri rusange umuntu wagize amahirwe ukaniga ishuri rya Bibiliya ukabura umukozi w'Imana kandi urangwa n'ibikorwa byiza byinshi k'ibyo ugaragariza hariya muri Rwanda Samaritan Choice ubona kuri none ari bihe byangiritse mu murimo w'Imana hari ibintu byinshi cyane byangiritse urakoze cyane kumbaza mu murimo w'Imana dusigaye dufite ubwoba bwo kwitwa abakozi b'Imana dusigaye dufite ubwoba bwo kwemera ko nyine turi abantu bahamagawe n'Imana cyangwa batoranijwe kuvuga ibya Kristo kubera iki abantu benshi basigaye bafata ibintu by'Imana bakabicurika reka mpere ku ijambo riri muri Matayo igice cya 6:31 kugeza kuri 34
Bibiliya iratubwira neza ikavuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka hama ibindi byose ni inyongera nuvuga ngo ibindi byose bizaza bidukurikiye bitewe nuko twashatse bwa bwami bw'Imana ubwami bw'Imana uyu munsi turimo turabushaka dutukana ku ma YouTube turimo turabushaka tujya za ruswa turimo turabushaka tunyaga ibintu by'abandi turimo turabishaka tuzana ibintu by'ibitambaro amavuta adafashe ibintu nk'ibyo ngibyo tubesha abantu ariko siko Bibiliya ivuga iravuga ngo ndazi neza ko ikintu gituma abo bantu bakora ibyo ngibyo cyangwa twese dukora ibyo ngibyo ntabwo ari twese malheureusement sorry to say that abenshi bakora ibyo ngibyo ni zandamu ni bya bindi tuzongererwa ariko siko ubwami bw'Imana buvuga siko Bibiliya itwigisha siko Yesu Kristo yatwigishije kuko niwe mentor wacu niwe rugero rwacu rwa hafi aratwigisha gukundana akatubwira yuko urukundo rutihimbaza rutagira ishari rutavuga n'ibyo bintu byose noneho muvuga ngo iyo uri murakora ibintu nk'ibyo ngibyo uri muratakaza umuhamagaro uri murajya kure y'Imana igushakaho irashaka ko wigisha ubwami bw'Imana irashaka ko wigisha gukiranuka Bibiliya ivuga ngo ntago twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwami bw'Imana ariko kandi gerageza sibyo ukora iby'Imana igusaba hama ugire wa mutima uciye bugufi mu gihe cyose wumva ko hari ahantu watandikiriye hama ibyo gukiranuka iby'amazu iby'amamodoka ibyo byose by'inyongera bizaza ariko ubwami bw'Imana bwaje buri imbere amen. Hanyuma nk'uko wari ubivuze mu itorero hangiritse byinshi kandi koko ni ukuri twagiye tubona abakozi b'Imana benshi nubwo atari bose harimo abari mu murongo w'ukuri kuko ijambo ry'Imana ribivuga hari abandi bari guharanira inyungu zabo twagiye tubona abafunze bo mu Rwanda twagiye tubona abayongwe n'abandi mu gihugu ca Kenya twabonye ba Makenzi abantu barenga 150 bicwa n'inyigisho z'ubuyobe twabonye ejo bundi mu Buhinde abantu 135 umunsi umwe bapfa mu mubyigano w'umuvugabutumwa wa ruhari bityo rero urumva ko isi irimo ibibazo byinshi kandi na benshi bari kugenda babura ubuzima bitewe n'abungeri bari kubayobya ugasanga rimwe na rimwe bigenze uko abantu batari babyiteze nkawe wagize n'amahirwe ko nabivuze usobanukiwe byinshi cyane cyane kuri Bibiliya kubera iki kuri none usanga abashumba nubwo atari bose bari gutinya urwego cyane cyane twavuga ko ari abanyempano ari abahanuzi ugasanga nibo bantu bari gusa nkaho bafite icubahiro bagasanga haribo nkaho Imana bayiguriye cyangwa se ari iyabo itari iy'abandi nkawe wowe urwo rwego ubibona guteye mikoranire aho ngaho nibaza yuko nkuko twari twabivuze mbere twari twavuze yuko akenshi cyane bipfira muri ya mitekerereze ikindi ni za nyigisho twahawe ibintu byose byapfiriye hasi kuko hari inyigisho twagiye twigishwa zigenda zigira ingaruka kugeza uyu munsi kugira ngo rero umuntu azahindura ibintu byubatswe mu myaka 30 ishize ubu ngubu ngo atangire kubyubaka ntago byoroshye niyo mpamvu numva ko hari ingamba nyinshi cyane zafatwa ku bantu batandukanye barimo barahugurwa ku nyigisho z'iyobokamana kugira ngo ntibacike intege kuko n'abahari ubu ngubu uyu munsi bacitse intege uyu munsi baratinye nta muntu ugikunze kuvuga ukuri ibyo kandi ibyo bihe nibaza yuko no mu bihe bya kera byabayeho Paulo yajyaga abwira abantu bagendanaga ba Timoteyo abantu benshi cyane ba Peter akababwira ngo ni nani amewaroga ninde yabaroze kubera iki mugera ahantu mukanga kuvuga ukuri mukanga kubwiriza ibyo nabigishije ahubwo mukivugira ibyo mushaka bitewe n'indamu zanyu urumva rero ni bya bindi twavugaga abantu benshi bitaye ku ndamu cyane kurusha ukuntu bitaye ku bwami bw'Imana naho ngaho ibintu birimo birapfira barimo baracurika ibintu kubera bya bintu babona ntibashaka kuvuga ukuri ahubwo ko kuri baraguhisha amanywa na nijoro bakivugira ibyabo
hanyuma rero tujye kuri aba bantu b'abanyempano kuko buriya nabo hari byinshi mu biri kwangirika byinshi. Hari habe na Yesu Kristo wenyine yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka hazaza abigishwa b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, ndetse bazaza bakora ibitangaza biruta n'ibyo njyewe nakoze. Kandi ugasanga kuri none abafite impano nk'abahanuzi babaye benshi, kandi bose mu by'ukuri harimo abahanuzi b'Imana, ariko abandi benshi nabo usanga ni babandi baharanira inyungu kenshi cyane cyane, barimo n'abayesikoro ntatinya kubivuga. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe uri mu gusanga aho kugira ngo bubake, ahubwo rezilita z'amahanuzi batanga, rezilita z'ibyo berekwa, ahubwo ugasanga ni ibisenya kuruta ibyubaka. Nkawe icyo kintu ni iki wakibwira aho abakristo bari kudukurikirana kuri none? Ni kwa kundi navuze ngo nimba hari abantu b'Imana bahari, abantu b'Imana tubamenya gute? Icya mbere tubamenyera ku mbuto zabo. Icya kabiri tubona bari baze, donc bubakiye ku ijambo ry'Imana. Niko Yosuwa avuga, iyo usomye igice cya mbere n'umurongo w'8, mufate ibiri muri kino gitabo, sibyo mubigire mubigire ubuzima. Urabibona, nimba ari n'ubwo buhanuzi, reba ko bwuzuzanya n'ikijambo ry'Imana rivuga. Hama ikindi kintu tubuze mu isi, tubuze Mwuka Wera, tubuze kuha ikaze Mwuka Wera kugira ngo afate control ibyo uvuga, ibyo ukora. Donc zanzira nushaka no kuyoba akugire gutya, akubwira uti garuka, akugarure mu nzira, sibyo? Na abantu nibakigira wa mwuka, kandi umwuka ahantu ngo hatari umwuka abantu bakora iki? Bigira ibyigenge. Ni rero twuzuranye ibyigenge by'abantu biyita ngo nabakozi b'Imana, kandi baragiye kure cyane y'iby'Imana ishaka cyangwa y'uwo Mwuka Wera. Ariko tugomba gucika intege, tugomba kuvuga ibyo tuzi kandi tukabivuga yewe hari ikintu njya ntekerezaho, bibaze nk'ubwo ngubwo mu Buhindi cyangwa muri bya bihugu by'Abarabu byabaye hano. Makenzi yabwiye abakristo, barababwira ngo igihe cyo kuza guhura na Yesu Kristo, cyo kuza kubana n'Imana kirageze. Abantu biyicisha inzara, leta niyo yarinze kubizamo, hamaze gupfa abantu barenga 100 hano muri Kenya. Urumva Bibiliya iravuga neza, iravuga ngo muzamenye ukuri, kandi uko kuri kuzababatura. Ukuri nta kundi kuntu, nta kuri, ukuri nabonye kuzuye ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya urisome, fata donc usenge, ushaka Imana, kuko Imana iraboneka. Hari abantu njya mbwira ngo Imana iravuga uko yari iri ejo, uyu munsi n'ibihe byose. Uko yavugishaga Mose n'uyu munsi iratuvugisha. Ariko se izakuvugisha ryari? Uri mu nduru, uri mu rusaku, ntabwo ushobora kuyumva. Ariko iyo uyegereye nayo irusha kukwegera. Rero tugabanye kwizera abantu cyane kurusha ukuntu twizera Imana. Tugabanye kwiruka inyuma y'abantu bitwa ngo nabahanuzi badafite ukuntu naringe kuvuga ngo badashingiye ku ijambo ry'Imana. Hari n'abarishingiyemo bazi ukuri, ariko uko kuri ntibakuvuge. Aho ngaho niho isi yatakariye. Ariko kandi nababandi bazi ukuri, nabo nigeze kubona umudamu ejo bundi aravuga uti ndababaye cyane ko Imana impagurukije muri kino gihe. Ndakubwiza ukuri, kino gihe ntabwo ari igihe coroshe, ntabwo ari igihe cyo kuvuga Imana, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibikorwa bya Kristo. Ni igihe kigoye, nta muntu n'umwe yakumva. Nibaze yuko no kugira ngo abantu bafungure cyane barebe ibyo urimo uravuga ntabwo byoroshye, kuko uravuga ukuri kwinshi cyane kandi badakeneye kumva. Rero ntitugomba guceceka, kuko ndabizi neza hano muri iyi si harimo abamisiyoneri, harimo abakozi b'Imana, harimo abantu biyemeje, bavuze ngo mbaya nimba ari no gupfa upfe, ariko umenye ngo wavuze Kristo. Hari umuririmbyi yigeze kuririmba aravuga ngo tunganira Imana ikuyobore mu by'ukora byose, wihutiraho bose bazamenya kubana nayo, bareka ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana
kubana nayo bari kubugome bitabe Yesu tunganira Imana ikuyobore mu byukora byose byusanga Yesu byumvira umwuka kwisurukundo nasonu zakira nubona Yesu urumva ibyo Imana yakubwiye gukurikiza ntabwo ari huri iratubwira ngo twumvire umwuka iratubwira ngo wowe kora ibyo Kristo ashaka ko ukora hama bose bazamenya yuko ubana nayo bose bazamenya ko uri umukozi wayo bose bazamenya ko utigeze ufukamira Bayali bazagukurikira ariko utari imbere y'Imana of course ari abantu hano hanze bazi iyo bagana kandi wowe utazi iyo ugana no kuruhura na babandi bazi iyo bagana kandi bakakujyana aho bashaka nta kindi kintu ijambo ry'Imana riradusaba kuba hafi y'Imana riradusaba gufata ijambo ryayo tukarimeditaho amanwa na nijoro hanyuma rero kuba dukurikirana ni gute bashobora kumenya abahanuzi bababwira ukuri n'abatababwira ukuri kubera ko impamvu dukora bino biganiro no kugira ngo tugire bimwe dusana tubwire abadukurikirana ko abavuga Yesu na Yesu niko yavuze niba babwira ngo Yesu araha na hariya ntimuzagende mwiruka kuko abavuga Yesu Kristo bose abahanura bose siko bahanura ibiva ku Mana hari abahanuzi b'ibinyoma hari abafite impano z'ibinyoma kandi bakora ibitangaza kuko na Yesu Kristo yabiteguje abakristo ko bazaza bakora ibitangaza biruta n'ibyo ngewe nakiza bazakiza abarwayi bazahumura impumyi kandi bazabikora mu izina ryawe hanyuma rero kuba dukurikirana kubera ko tugamije gusana ni gute batandukanya abukuri n'abibinyoma nta kindi kintu ni ikintu kimwe gusa bakonsilte ijambo ry'Imana bafate Bibiliya bagaruke kuri Bibiliya basome Bibiliya bamenye ngo Bibiliya iravuga iki nukuri ikindi kintu iyo uri wegereye Bibiliya cyane ukarisoma ni kuba wiyegereza Imana niko Mwuka Wera akuzaho niko ibintu udasobanukiwe agusobanurira ariko mu gihe utabikora wibaza yuko muzahurira hehe nta kindi gihe numva ari ugukonsulta Bibiliya ego hanyuma n'ubundi tugana ku musozo ubivuze neza cyane abantu bazavuga Kristo kuki kuri none ubona hari urundi rwego runini rusa nk'urwasenyutse mu iyobokamana aho kubwira abantu Yesu Kristo bababwira ibitangaza ngaya amamodoka nimwakira amamodoka ngaya amazu ngaya amakontakti ngaya amaviza kubera iki ugiye Burayi ugiye Amerika wubatse amazu uzamuye amagorofa kubera iki izo nyigisho kuri none arizo abakristo bari gukunda kuruta babandi bababwira ijambo ribigisha ijambo ribacaha hari ijambo bakotinze ryiza cyane rivuga ngo nimumenye ukuri kuzaba batura kuki kuri none abakristo batagishaka kubwirwa ukuri ahubwo bakeneye kumva ibyirari ryabo ni isi naho ngaho nyine igeze isi isa nkaho iri muri rukanka cyane rero bigatuma n'abantu bashaka kwirukankana nayo ariko numva ari rya jambo twagarutseho cyane riri muri Matayo 6 rivuga ngo ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose uzabyongereko nuvuga ngo nta mpamvu yo kwirukankana n'ibyiruka nta mpamvu yo kwigisha ibinyoma kandi uzi ukuri sibyo ahubwo tureke ibyo ngibyo tuzongerekwa dushaka ubwami bw'Imana hama bwami bw'Imana buzaduhesha bya bindi tuzongerekwa yewe kuba naba muri etage nta gitangaza gihari kuba nagira imodoka ya indi ya mbere ku isi nta gitangaza gihari kuba najya Amerika nkagaruka nkajya Canada nkagaruka no ijambo ry'Imana tubwira ngo muzabwiriza amahanga ntabwo rivuga ngo tuzaba bavuga butumwa muri Kenya muri Uganda muri Afrika no yavuga ngo ku isi yose tuzazenguruka ariko tuzazenguruka ari uko byagenze gute
tuzazenguruka ari uko twakoze icyo Imana ishaka, twagize kubaha Imana, twagize kugendera muri wa murongo w'Imana yo udushakaho, ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tukabyongereka. Hanyuma rero mu ijambo rya nyuma ugire message wagendera abadukurikirana kugira ngo barushirizeho kuyoboka inzira y'ukuri, ariko kandi uze no kutwemerera tuze gusoza n'ubundi mu karirimbo. Urakoze cyane. Ijambo rye numva narangirizaho nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, ndashaka gukangurira abantu kwitabira gukunda Kristo. Hari ijambo riri mu Baroma igice cya 10:9 umurongo wa 10. Uravuga ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza n'umutima wawe ko Yesu yazuse mu bapfuye uzakizwa. Ibintu byo gukizwa ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukugira ngo utange za miliyoni kugira ngo ukizwe. Ibyo bintu byose by'ibitambo, ibyo bintu byose by'amasacrifice, ibintu dutanga kugira ngo tubone agakiza, ni ukuri Kristo nico cyamuzanye, yaje kubikuraho kugira ngo tumwegere, tubone agakiza, tube inshuti yiwe, tugendane nawe, atube hafi, atuganirize, adukunde. Rero numva nakangurira isi kongera kugira inyota yo gukunda Kristo, kuko nta muntu yakunze Kristo azigera kugwa n'isoni. Niwe nshuti reka mvuge ngo mfite byinshi cyane naramubonye mu buzima bwanjye bwa buri munsi kuva ngifite imyaka 10 kugeza uyu munsi. Nagiye mubona mu nzira zose nanyuzemo, nzagenda mbaganiriza buhoro buhoro, ariko Yesu niwe nshuti nziza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Numva nabakangurira kumukunda, kumwakira. Usome mu Baroma igice cya 10 umurongo w'9-10, hama umwakire, umugire inshuti. Ibyo byose ubona byagucanze, isi ntikaducange ngo natwe twicange, ntitukayifashe kwicanga, ahubwo dusobanukirwe, tumenye ukuri kutubatuje. Hanyuma rero sinzi mba wanyemerera tugasoza cyangwa se n'ubundi wabanza ukaba nk'uhogoza tugasezera abadukurikirana. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sintapotea kamwe. Njiani yote atuongoza, alichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amina. Amina, amen. Reka rero tugushimire Vava, mu by'ukuri ujye ukomeza ugaruke, kubera ko uri gusana imitima ya benshi. Ibi biganiro mu by'ukuri kuba bikurikirana barabishima, kubera ko dutinyuka tukavuga ibitagenda, kubera ko benshi bazi ko mu ikanisa nta kintu kitari cyiza gishobora kuhabera. Ariko kandi mu by'ukuri mukanure cyane, mutekereze cyane, muhindure uburyo bw'imyumvire. Bitari ibyo ba Makenzi baracyari benshi, ndetse n'abandi benshi bafite kuyobya intama, kubera ko nako ijambo ry'Imana rivuga ko hari abazaza biyambitse uruhu rw'intama, ariko indani muri bo ari amasiga aryana. Haba mu bungeri, haba mu bakristu, haba mu bakozi b'Imana, haba mu bahanuzi, abo biyambitse uruhu rw'intama barahari. Rero abakristu mube wayizi, muhindura uburyo bw'imyumvire, muhindura uburyo bw'imitekerereze, kandi abazaza babagana bose ntimukaza mwumva ko bose baje mu nzira y'ubumana. Hari byinshi bibihishe inyuma. Rero mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu, reka tubasabe gukora subscribe, ariko kandi umutumire wacu nawe
tugusabe kugira ngo Imana umugisha ikindi kandi ujye ugaruka kenshi dukomeze duhugurana nibyo byiza rero ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana abane namwe utange nimero ya telefone okay gitange ndaza kuyifixa mu kiganiro reka nubundi aze gutanga nimero ubushize twari twavuze ko tuza kwishyiramo biducaho twayanditse ariko reka duhe nimero bashobora kubonaho yaba ya WhatsApp yaba niyo baguhamagaraho wabaye mu bihugu bitandukanye izo ufite zose uze kuzibaha. Okay, murakoze cyane ushaka ko tuvugana wakwandika kuri WhatsApp plus 250 karindwi 88 51 21845 iyo niyo mu Rwanda iyo ningiyo niyo mu Rwanda ya ni nayo ni niyo nkoresha yindi nkoresha kuri WhatsApp nari iri kuri Rwanda Samaritan Ministries mugende mwese mudusure hama mukore subscribe okay mukore like mukore comment hama Imana iduhana umugisha amen. Hanyuma ya hano muri Kenya tayifite yo muri Kenya ndayifite ni 07 10 51 05 ya hanyuma rero abifuza kumuvugisha mu by'ukuri dore ko afite n'ibikorwa byiza nubwo tutabitinzeho bya Rwanda Samaritan Choice aho afasha abatishoboye kubishyurira amashuri biganjemo imfubyi n'abapfakazi ushaka kubaza ibibazo ushaka kujoyininga ushaka gutera inkunga wamuhamagara cyangwa se ukamwandikira uciye kuri izo nimero atanze. Murakoze.